ngiye kubaha ikiraka. Murabona kari agatambaro Jihadi ajya akunda kwambara, ndavuga Jihadi uriya bakunze kuvuga ko ari umutinganye simbizi, kari atajya avana mu mutwe, umuntu uzakavanamo cyangwa nawe ubwe akivaniyemo akabinyereka, nzamuha miliyoni 1 y'amanyarwanda. Do njyewe iby'iwanje bibaha, inkweto zanjye urazireba zose, dore harya Sahara, do ibitambaro do mbyushushe hano, ngibi byose ngibi, dore ngibi ishyari ryakwishe urijyane kwa nyoko, ngibi nyaguhambirwa we riya ntumbi arakwiyamye. Ubundi arutwa n'ipusi za uriya rutwa n'ipusi zanjye, reka nazo uriya rutwa n'ipusi ziri hehe za pusi zanjye, uri dore arutwa n'ipusi zanjye Jojo muri hehe da, dore ngisi dore dore ngutu, dore uriya rutwa n'udupusi twanjye, dore ngutu Jojo giye hehe mwoka byarama mana yanjye, noneho sinyifatira hafi aha. Mwabonye ko sigaye ifite nitwa Sasa njo, dore na Sasa buri pusi zanjye zifite icyumba cyazo, dore na Sasa ngiye, gwino da gwino Sasa, gwino wajyamye ko waryamye kare, gwino mbaze nkwereke mbereka umusaza uruta. Sasa uyarya, dore ngiyo Jojo, mwayibonye Jojo, mwayibonye, dore twende pujuju ngwino mama, mwayibonye Jojo, muraho yiyenza ku bantu. Urabura kwerekana inzu byibura uvuga uti ukirirwa werekana ibitagangurirwa mu nzu, bitagangurirwa byarakurenze mana, ngiye rurasaza rumega nese step. Sasa dore ngiyi Sasa ifite n'uburiri bamo. Sasa ngwino baragukunda wanjashwa we, pashasha ngwino macyosho, ngwino umva. Sasa rero tuba twashwanye mwababyeyi mwe, fayo wandaya we. Munayibona Sasa yiruka, do ifite n'udukinisha uraho ngaho, kandi Sasa yanjye ipusi zanjye zirya ibiryo binahenze. Simwa mushaka ko umuntu abakoma, nza uraho iyawe yitwa Jojo, ngo twereke Sasa neza mana. Sasa rero ntiyumva, Sasa ni indaya, ni inzungurega. Sasa ngwino puchuchu chuchu, Sasa Sasa njo shasha wanje kachupuchupu, dosi ngiyi Sasa, dore Sasa ngiriye, reba n'intebe bayicayemo. Intebe Sasa yicaramo itandukanye nizo wicaramo, urumva? Reba intebe Sasa yicaramo, umuntu abanze murebe dore yaskicara mu ntebe nka hariya ngiyi ivuye hisi. Reba intebe Sasa yicara, reba byonyine intebe Sasa yicaramo yihangariye, reba intebe, kuko je nta nubwo njye nicara muri saro, no sijya nicara muri saro, iriya saro hano haba yo fitabashitsi niho yo bicaraho nizi nango bakajya. Ubundi Sasa yo yicara hariya, buri muntu erekana intebe wicaramo, nidusanga idasimbuka mu bisimba
sasa ntagikunda ibintu bya social media. Uzaze ngo akazi ko kwita kuri sasa uzi icyongereza sasa ndiba ngo gikubita kiveyo kive hehe uzi kuntu zirakara noneho sasa rero irakara nabi abantu benshi bakunda sasa sheri sasa sasa do karakara nabi sasa mutegerezwa kuyigisha urumva reba ahantu sasa iba yegiye kwitereka sasa ifite ibikini sendereka ibikinisho bya sasa icyo munamenyera nabandi mureke sasa ifite ibikinisho abana bawe wasanga nta nibikinisho bafite wirirwa uhangayitse ngo ibiki dore ibikinisho bya sasa dore ibikinisho bya sasa reba bihangariye biraka nko muri rompo sasa umuntu uzi icyongereza arashobora kuza nkamuha akazi reba ibikinisho bya sasa intebe wewe wicara mu ntebe zidafite 12 zo muri antikite barangiza ukigubwesha kuri jihadi sasa cicika reba reba sasa ifite ibikinisho murareba ukuntu biri kugenda bitembe yerekana intebe wicara urebe ukuntu sasa kurusha agaciro hasi no hejuru sasa yanjye kurusha agaciro njyewe umuntu uzitesha agaciro imbere yanjye nge nzakagutesha totali noneho kuza kungebuka reba ukuntu reba sasa ifite ibikinisho sasa ifite kila kitu cyote sasa remewe uzi icyumba sasa bamos byonyine reba saro sasa bamo unaiona angalia saro ya sasa yicaye sasa igiye mu nzu yawe yahita ikorora yarwara amagripe yarwara amasinezite yarwara za trichomonase yarwara ibintu byinshi icyumba cya sasa sheri yego ko sasa ifite uburiri kuko bikira Mariya nyirimo sasa ifite uburiri dore ngubu sasa ahantu irara dore sasa hirara ngaha kumanywa iryamamo hano uri kumva ibiryo byayo ngibi uzaje muri Simba ubaze ngo bino biryo bigura ngahe we wanjekera we ibishyimbo urya nta nubwo bihwanye n'ibiryo sasa rya gicucu ruganzo reba dore uburiri bwa sasa dore irara hano ibifite n'utuntu sasa niyo mu bazungu urumva dore uburiri iraramo n'injoro dore ishaka kuruka ku manywa hiryama warebye dore ibiryo uje muri Simba ubibaze cyangwa muri Tedomi ubaze uti ibiryo by'amapusi bigura gute ubaze n'ikiro cy'ibishyimbo ko kigura cyangwa ubigura kuri mituye wumva agaciro kabyo kibona kuvuga ubusa ntarayana kwihoreye ibindi byayo ibiki biba biri hariya urumva reba sasa ifite udukinisho sasa ngiyi sasa ipusi zanjye zose buri pusi ifite icyumba cyayo nakweretse icya Juju nkweretse n'icya sasa abana barara bahekeranye nta ubasha iyi sasa ureba igeze iwawe yarwara ibintu by'amagripe sinabona aho nyivuriza Juju iri hariya Juju iri mu nzu so please uzanongere n'undi musi sasa dore iba yambaye n'imideri dore n'igihe yavukiye hano kiriho dore ngibi hano kiriho n'igihe yavukiye kasasa rero karashaje kavutse 27 z'ukwa 9 2024
Sasa uru urujyo sha uru urujyo urajya kungana n'uriya musaza uya saro yanjye burya ariko ihera hano saro yanjye ihera hariya ikaza no kurizi dore intebe ya sasa ngiriye kuko umuryango uturuka kuri saro nguriye niyicara bereke saro murahita mwirukana mu bwanyu murajya muvuga ngo bitse dore saro siya jewe nubwo nkunda saro please ntimukagira ngo nicara muri saro ntago nkunda kwicara muri saro rwose wapi nivira mu kazi nzanicara hano njya kuri sara manje urumva nita mukobwa mumubwira agerageze kwiyubaha noneho ngewe kuza kunyitesha agaciro biba byakuyobera none se ubundi mu mutwe wanjye arahashakira iki bari abana buti barazunguza nshinyira ngewe Jihad sheri nta muntu ngenda aho mpereza agahenge ngerageza uko shoboye kose nkahagera uti barabacinya babaye bacari gufi urumva barabacinya ko baba bagara yagiye yiheraho ni mu nshinyire utibwira abo bana babuti bana baba barongorera natamenya ahubwo azaza hambaza uzi ko ndabiyamye njewe nguriya ngo bavuga ngo n'umutinganye ariko ubundi mbabazi wahereye kuri abo bana bawera ko bacuruza mana buriya mu buzima mujye mwitondera umuntu witwa njewe mujye mubabarira buriya rero mureke mbabwire nje nta muntu njya nanduranyaho murabibona buri muntu wese ushaka kuvuga araza akanyiyenzaho ntimurumva nituye ngo ngende mvuga umuntu nta bintu byiwe yashyize ku karubanda ntimurumva nza ngo nataka umuntu atanyataza nje rero sinshaka no kumushyira mu kanwa mumubwire ngo koma nyoko koma uko manzike nje ntakashingeho ntakampagarare rero ubu yabuze abantu yabuze content iyo babuze content Jihad ubu mu minsi z'abaraje bata miliyoni se njewe ngo ariko mujye mureka tubwizanye kuri koko mu by'ukuri koko nkuriya musaza iyo yiteruye noneho akazana ifoto yanjye njewe se mwamenye uwo ndi kuvuga ari bwiyumve njewe ninde wakubwiye ko nshobora kuzongera kubavuga amazina yanyu ntimushamaje habe na gatoya umuntu aricaye akirwa noneho intero n'inyikirizo ni Jihad muri iyi mihanda njewe mu njyaga zaki ni ukuri kw'Imana kandi noneho njewe ndakwihorera njewe mureke jewe mbabwize ukuri mubwire uriya musaza utugenda ushaka ibyo famiye zawe zirya ureke no kuzigaburira ibishyimbo jewe sindya imvange rwose pe mumumbwire mutyo uti Jihad ntarya imvange sibyo ntarya imvange ubu noneho ubwo mvuze karaje Jihad yanutse ntari uwo navuze izina agende avuge ko ubu nanjye nzajya mbakomara ko nzajya nza mere nk'uborosa uriya musaza yagerageje akiyubaha njewe arambaza iki kabiri kangahe njewe mu buzima mujya mwumva njewe nshobora kwicara nkagenda nkamuvuga
njyewe nkamuvuga, njyewe mvuga abantu badanje, kwicara nkavuga uriya nagace. N'ubu ngubu kuba mvuze, n'ubu mpfuye kumuha ako gaciro kugira ngo acuruza abone utwagura ibishyimbo n'akawunga. Ni gute umuntu yicara akavuga umuntu atamuvuze? Ni gute umuntu yicara akavuga umuntu atamuvuze? Mu by'ukuri je nawo nabona sheri, ni ukuri kw'Imana, ariko ubu araje. Jewe ntabwo sangira inyanya n'inyoni. Ubu ndaje kugira ngo muremere akora akaganiro byibura mvuga abantu bagende bamurebe yinjize. Kandi nimubona atabikoze ubu niyo ntuze ngo arakujyana muri RIB. Ariko RIB muba mukangisha umuntu. RIB si urwego rw'igihugu, si urwacu se twebwe twese. None se jewe inzira ijya ndayobewe. Ariko ye inzira ijya muri RIB ndayobewe ra. Uruntu rw'urusaza ruricara rukirirwa rwatunaye ngo arashaka go kureba mu mutwe wa Jihad ahakora ikizi, ahakozemo kari akawunga ashyire mu kanwa rye. Mu mutwe wanjye arahashakiriye. Mujye mutinya abagabo bakuze basaziye ubusa barira ku mihanda. Mujye mubatinya nk'abo ngabo baba barabuze ibyo bakora. Gafungirwa mu Rwabayanga nawe Gasana, gafungirwa mu Rwabayanga gafunga amabere ya nyoko. Ubu rero umuntu muzajya mwicara mu muvuge navuga ngo baragira gute? Mureke mbabwire dada, muncinyire uriya sinafata time yanjye ngo nkore ikiganiro. Njewe mureke mbabwire, umuntu uzajya mwumva ntakize no mu kiganiro cyanjye ngo nanamuvugewe, mujye mwumva yuko umva mujye mureke ngo mu mutwe ngo wa Jihad iyo miliyoni uri kuvuga, uravuga miliyoni wowe sha nawe ubwawe kuri yo uravuga miliyoni. Umva uravuga ngo miliyoni nguratanga miliyoni. Niko sha niko wagasaza we nyagusazira ubusawe n'ubundi ubundi umusaza, ubundi umuntu umusaza yakicaye nirwa abana banyu bari aho ngaho bajye ukabanyina ubunuze bwarabarenze. Mana yera, umva iyo miliyoni urayihuzana mu mutwe wanjye, wowe wayifasha ukayihahisha famille zawe zikareka kurya intuze. Ntakagira umuntu uzakunza wewe wayihahishije stock. Enda ncinyira dada, ncinyira mukambwirire ngo uti wagasaza wanyakwicwa n'ibyo bishyimbo byawe, uba wari nyakwicwa n'uburorowe, uti nyakwicwa n'uburorowe. Jihad arakwiyamye, wajya ukara mu mitwe ya bene wanyu. Umutwe wanjye urashaka ukozamo akawunga ngurike. None se ubundi iyo umuntu ashaka umutwe wundi muba mwumva bisiguye iki? Mujye mumbwira namwe. Iyo umuntu avuga ngo arashaka umutwe umuntu aba mwumva bishatse kuvuga iki? Arashaka kuburya se? Umubonye hano nzakwereka n'ahandi abamanitse. Njewe Jihad nayafata hahi ibirayi arye ankureho akaduruvayo ankureho n'induru. Nawe mwamenya ngeze ninde navuze? Ninde? Katera ngo arakicwa nibi birakamwice birakamuniga arakagwe ku gasi. Rantumbi ya mugiga soni. Ewe ewe umutwe wanjye urawushaka n'iki?
wajya ukareba mu mutwe wa bene wanyu ntufitiye ibyana aho ngaho n'umugore warebye mu mitwe y'ibyana byawe nje hari ubwo ndi icyana cyawe ndi icyana cya so ndi icyana cya nyoko ndi icyana cyane ureba mu mitwe y'ibyana byawe warabyaye mu mutwe wa Jihad uzawumva ubwo se murashaka kumbwira yuko iyo miliyoni yayikura ariko namwe muratera murashinyagura mvuze ngo iki abagabo b'imbwa botsa imyungu koko ashaka kugira gute iriya rizembe ry'umusaza mumubwire uti we wakarizembewe oya buretse gatoya umunyana Sonia ndakwiyamye nawe wagashegewe ubu koko nje mfite time yo umuntu araho ngaho Jihad miliyoni warizembewe warisaze wagiye ugashaka amafaranga ugahahira ibyo byana byawe ukankura hindura Kemba nibere muri imihanda ndi kubwera ndi kwishakira amafaranga yo kubaho nawe warangiza ino mutwe wa Jihad uzahazana itampati 1 million uso we miliyoni uzukuntisa ureba inzu bamo ibitagangurirwa biba bikugwaho niri zembe ry'umusaza sheri wanje Anje karakari zembe di inzu yawe ahantu ba haragwa ibitagangurirwa muri abanyamwanda ahubwo umva mukora isuku ahantu muba mwiyiteho mwoge ibitagangurirwa byubatse impande y'inzu mwifuruka nimba ari mwifuruka kamani 8 urica nukurisha mana yanjye nta buzima wifitiye uraza kungwaho washatse ukuntu ubaho ukandeka mujye mureba inzabamo mujye mureba ibiryo ibishyimbo bidakaranze bitarimo n'agatunguru bitarimo n'akanyanya urabikura hese urakura he hayo mafaranga nayijyemo nta ribi baba nshaka heke mamuzi gusabiriza ubunido arangiza sheri genda nkabyigwe shu ahubwo se murashaka iki merci beaucoup bijou muyango ihangana umushu yashakaga ko umuremera nanjye ndamuremeye rero nanjye niyo mpamvu nashakaga kumuremera ngibyo ni mu mushyire aje koko ndakubwiye ngo iyi ni arakora ibiganiro nk'ijana muretse muze kumureba simbi babwiye muzaza mubimbwira njewe nta mpyisi ntasera igikoma keretse ibyaye ntahari umva wagasaza we ibaze urashaje twebwe turi gukora kugira ngo tuve muri iyi mihanda hari n'ikintu dufite nta modoka ufite nta byo kurya ufite nta buzima ufite urahungetwa gusa urahungetwa urahura ry'ibishyimbo bikumbagaye araja sare Jihad jewe ndababwiye ngo jewe ni nko gukoza agati mu ntozi ubu rero nzikojejemo ubu ngo baragiye Banyarwandakazi Jihad mureba yanutse aranuka anukira abana anukira umuryango umubyeyi w'ikigoryi atukisha umwana w'ikigoryi atukisha umubyeyi hamwe rero kandi nta muntu nigeze mvuga izina mwigeze mwumva mvuga izina banyarwa muzamvuganira mwigeze mwumva mvuga izina ariko uko biri kose warugoryiwe wiyumvise rw'umusaza kintazi ntukaze kunzongerwaho njewe ubundi wagakwiriye kuba uri aho ngaho umuntu ari kukubaha ariko se ndakubaha mpereye hehe
nakuba buriya ngiye mu buzima bwanjye nduba ariko si nta kiriya kintu nacyubaha nkihereye he ni mu ndebere we ntazina navuze cyokora nawe umenye ubwenge ntuze uvuga izina reka njye mbaha na content iyo ushaka nyine nuko ngukuza rero aramwihoreye wirirwa gutuka abatinganyi abo utunze ntabuze wirirwa gutuka abantu ngo nabatinganyi wowe ntaguza abo utunze cyangwa abo utunze bo ntago ari bo abandi nibo batinganye hey checking kora ikintu cyitwa checking heri wawe uraboroye heri wawe wiza gutuka abantu heri wawe ubu hazi ibishyimbo igishyimbo kimaze kuguhoma mu ryinyo ikindi kimaze guhoma ku gifu ukazongerwa kuri jihadi ubu disi yaba atakuzi ariko mbyarira iki ndabyarira ndeze mwebwe mwabyaye mufite abo mubyarira ariko bite byawe njyewe ariko njye ndisina ngufi se njyewe ndisina ngufi umukozi ukabuje se ngo nkuzamukireho ninkubwira ngo unyatse uzabyihorere wanturiwe Kigali we mutubwire abarangiye kugira ngo tumenye aho bagiye bandese nta muntu wankuramo igitambaro sheri ntawe abakinkuramo se agamije iki katera ariko se wagiye mubana koko ubu se ariko se mwubahana koko ubu se yakuvugiraga iki ko abantu ari bo bikururira ko babubahuka urakoze cyane mu by'ukuri yamvugiraga iki nje ndisina ngufi wagiye ugakora ibyawe ko nanjye nkora ibyanjye mureke mbabwire nje nababuka abantu bo muri iyi mihanda nta muntu n'umwe mba nitayeho igitambaro cyanjye murakibaza iki hari ubwo akingurira icyamubwira n'igitambaro cyanjye amafaranga ntigura bigize ba mukabutera wabuze ibyo ukora n'ibyo uvuga jewe nanza nticyari cyarahukanye se ubundi reka mbye mbihera ka topic nticyari cyarahukanye kikajya kirirwa kujya gusega ibyo giseganya kahambe ndabiyamye mumubwire muti jihadi yakwiyamye nimba mwamwumvise cyangwa mwamumenye ubu nawe ari hano yiyumvise ubu ahise ajya gushyiraho kamera ubu agiye guhita avuga ubu turababaye ngo jihadi yanutse njyewe nzubaha uzanyubaha utazanyubaha ntago nzamwubaha niturize ariko icyako kuki abantu banuka mugashaka ko we ngo niturize sireye kwe nutishyura inzu ntabwo muramenya nshinyira ubu ntimureba ubu mureke mbabwire jewe hano abantu bo muri iyi mihanda ndabaremera nk'ubu araje akora ibiganiro nk'ijana yongera azenguruke sheri jewe ntago ari ukomeze ngenza no kugukomera hano maze kuri ntuzenya kugira ngo wumve yuko giye ibintu byose mba nanagusuzuguye nkaterura nkatereka nkahari
madamu va mu nzira nge nihera show abanyarwanda duhura abanyarwanda mu mutwe igitambaro cyanjye ntikikubangamiye si wowe ukikoreye si ibyo byana byawe bikikoreye si uwo mugore wawe ubyikoreye nta na kimwe icyo gitambaro kikubangamiyeho ewe utanze arambarirwa ubu rero nagira ngo mbamenyeshe ikintu kimwe umusire utishyura inzu we nimumureke Imana iri kumuyungurura ko iri kumuyungurura kiwe mu buzima giye rwose mumumbwire muti jihad arakwiyamye nguriya ngo numva ngo nguriya jihad ngo numva ngo bavuga ngo numutinganye wahereye iwawe kubatindikiye ra wewe hera mu bawe va mu nzira wagasaza we va mu nzira wagasaza we va mu nzira muzehe we va mu nzira va mu nzira va mu nzira muzehe we va mu mumbwirire uriya musaza ngo jihad yavuze ngo yegora ubundi aravuga ngo igitambaro cyanjye nyikuremo yamfashije kucyambaranya kwambara ibisura mureke niyambarira igitambaro uri kumva va mu nzira ntago wamumenya umutesi we erega mwebwe nkabo ntago muba mubazi njye no kubona nkabona n'utuvido banyoherereje kareba nkumirwa nkavuga uyu nzamushakira time niwe wantangiye niwe none se ubundi naba mfite uruhara birareba ndi ariko ubundi mbabaze uruhara rwanjye rwa rubangamiye ndi igitambaro cyanjye hari uwo kireba yegora igitambaro cyanjye hari uwo kireba we wacyambaye wo kambara ibisura we ita urakigura iki se wabuze nayo kugura ibishyimbo uraba ita ntukaze kumpungetwaho ita akubitwe n'inkuba gasamwe we nuka ntiyakagira umuntu umenyera maze iminsi rero narabihoreye ubu araje jihad mumureba rero mvuye kumurega mvuye kurega jihad yanukiye abana anukira umuryango rero mwabana nuko kubitwa n'inkuba ubu baraje bitereke ubu rero nzakwitukira my dear friend nzagutuka urabura gushaka amafaranga ngo utunge famiye zawe ubagurira ibyo kurya pana kubagurira ibishyimbo by'inkumbagare ishyari ryarakwishe umuntu uzajya untuka nshaka umwanya hari igihe mba nafite umwanya abanyarwanda hano baba bahari ibintu byose baba babibonye umva ubwo nzabona mubimpereza uriya muryango warananiranye muri bukari content bari bafite ubuyobozi burababwira ngo izo content ntago zikenewe none birirwa bahungetwa barya ibishyimbo bikumbagaye by'inkumbagare mbwira buri igihe cyose njya nkugurira inyamuryi wawe urebe ko watora kabiri n'ubwonko bugahumeka neza bugatekereza neza nkujyane kwa Morisi hara mu biryogo ujye ugenda kugurira aguha ibifupu rye n'ibinyamurye byose ureke kujya urya ibishyimbo
i Kigali noneho ukarya ibishyimbo hego ko ewe uragaragaye. Ubundi se wazarya biriya bishyimbo n'akawunga bikumbagaye ukazatekereza ryari karya umuriro gakubitwe n'inkuba gahamba. Muramuke kandi ubu nagiye nuko ndenga. Mumumbwire muti ntuzongere kumenyera umuntu witwa Jihad. Uti Jihad ijye umwihorera rwose, je wajya nyihorera pe. Mba ndi guhungitwa muri iyi mihanda sijya muvuga kiriya kigori cy'umusaza ya nturu. Jya nk'amahoro. Bitambaro byanjye ntibimureba, ntabyangurira. Ubu ngubu mweretse n'akabati biba birimo. Reka nze nkabereke. Mweretse n'akabati biba birimo. Uriya yanakwiruka. Urumva? Do njyewe iby'iwanjye bibaha, inkweto zanjye urazireba zose, dore arya sahara. Do ibitambaro do mba mbyushushe hano, ngibi byose ngibi, dore ngibi ishyari ryakwishe urijyane kwa nyoko, ngibi nyaguhambirwa we riya ntumbi ya Mugiga. Mwandaya urumva njyewe mumumbwire muti Jihad arakwiyamye, arakwiyamye. Ubundi arutwa n'ipusi za uriya arutwa n'ipusi zanjye, reka nazo uriya arutwa n'ipusi ziri hehe za pusi zanjye, uri arutwa n'ipusi zanjye. Dore arutwa n'ipusi zanjye. Jojo muri hehe da? Dore ngisi. Ngisi. Dore na dore ngutu, dore uriya arutwa n'udupusi twanjye, dore ngutu. Jojo giye hehe mwo kabyarama mama yanjye, noneho sinyifatira hafi aha. Mwabonye ko sigaye ifite niyitwa Sasa. Sasa njo dore na Sasa. Sasa buri pusi zanjye zifite icyumba cyazo. Dore na Sasa ngiye. Gwino da. Gwino Sasa, gwino waryamye. Ko waryamye kare ngwino mbanze nkwereke mbereka umusaza uruta. Sasa uyarya dore ngiye ucucu. Mwayibonye cucu? Mwayibonye? Dore. Twende. Pucucu. Ngwino mama. Mwayibonye cucu? Muraho yiyenza ku bantu. Urabura kwerekana inzu byibura uvuga uti ukirirwa werekana ibitagangurirwa mu nzu, bitagangurirwa byarakurenze. Mana ngiye rurasaza rumega ne system. Sasa dore ngiyi Sasa ifite n'uburiri bamo. Sasa bwira baragukunda wanjashwa we. Pashasha ngwino macyoshyo. Ngwino mbino. Umva Sasa rero tuba twashwanye mwababyeyi mwe. Fayo wandaya we. Munayibona Sasa yiruka. Do ifite n'udukinisha uraho ngaho. Kandi Sasa yanjye ipusi zanjye zirya ibiryo binahenze. Simwa mushaka ko umuntu abakoma nza uraho. Iyawe yitwa Juju. Ngo twereke Sasa neza mana. Sasa rero ntiyumva. Sasa ni indaya, ni inzungure ga Sasa. Sasa ngwino. Puchuchu. Chuchu.
sasa sasa njoo shasha wanje kachupuchupu dosi ngiyi sasa dore sasa ngiriye reba